Ndi papa sava. Ndabona warabaye umuzungu pe. Kaminuza z'ubu ngubu iyo mugiyeyo mwisiga ibiki? Urakabye shaho. Uzunda z'imbaye cyane. Ego kumana yanjye reko n'amaguru yawe asa. Nawe wakora iki? Si ukwirirwa woga uryama no kwiga n'iki hari iki? Harawurya n'izuba. Ntuzi kera utaragira utubuno none ndabona dusaguka inyuma y'intebe. Cyangwa nayo yakoresheje bya bintu njya numva ngo bitubura. Neza yindaga big nyaje nazongera wajyure. Ndabona waraje n'ukuri kw'Imana. Mu mujyi sahana. Reka tureke kwizimba mu magambo ariseka nkazi dafite. Uburi ugira perime wowe? Perime? Reka. Perime se ntware njya hehe? Uruzi kirimbuza umugabo wanjye wakora ku modoka ye? Reka. Umugore, buri uzi ko perime isigaye imeze nk'indangamuntu. Uzi ko buri utafite indangamuntu ukaba ufite perime. Uzi ko wakomeza ukagenda. Ngenda njya heze. Ko banzirikiye mu rugo. Rega nabaye umugore nyamugore singana nawe. Imore rero ngiye buriya rero nararebye uri kumva buriya nshaka nanjye gushaka perime. Buriya noneho abo twigana bose nta numwe utayifite. N'ibintu bose ubu ningiye musirimu cyangwa nduwo bavuze mu bitabo. None se nayo yaguze imodoka mwa? Ese ntago ari ngombwa kuba waraguze imodoka. None perime uzayimaze. Ese Imana yivuga ngo ufite ikimpereho ibishatse kuvuga iki? Ubwo nyine ufite perime ugiye gukorera perime uyibike uzagura imodoka nyuma. None ngese nayo ahubwo umva icyo nshaka kumfasha berega nta muntu uri cyo gufasha umva mubwire buriya ko umugabo wawe atwara imodoka biri ibyo bintu by'amaperime ntiyaba bizi nyine uburyo nayishakamo nkayibona hari no kuntu bajya bavuga ngo wenda igisheki n'iki ngiki bakunda gutsindisha nawe bavuga ngo bakunda gutwika ibintu nk'ibyo muri ibyo bintu ko yaba bifite amakuru ariko nawe wabuze ubazuza kubaza kirimbuzi yenda arabizi ariko si Kigali ntabyo ntabimenya buri umuntu wese utwara buriya adafite ujye umwubaha uvuge ngo aka kantu kuba yarakabonye yarakoze ura kujya kwiyigira imyuga cyangwa wiga ibindi wihangira imirimo ngo ugiye muri za perime z'abakire wewe gumana n'ibyo byo mu cyaro cyawe ahubwo icyo nshaka ngo mfashe uri kumva ibyo byihore icyo nshaka ngo mfashe nje nshaka mbarize kirimbuzi umubaze uburyo nyine nayibona uri kumva cyese umubaze uburyo nakwiga naho najya kwigira cyese nimba afite n'umwarimu yamuza nawe umbwire nyine utuntu nk'utwo tw'utudetaye ugira nimero ya kirimbuzi ubundi ntayongera nuko nayigira ujye uyihorera nimero ya kirimbuzi ubikoze neza uza kunyibariza kugira nimero ye ntago ari ngombwa wowe ukeneye kumenya iki bimbwire byose ku murongo bikeneye kumenya ndaza kuza kubimukubariza hanyuma nguhamagare mbikubwire nimero ze singombwa kuzifata nzajya nkwisobanurira nkuko wabikoze nzambi kwibwirira amakuru yose ariko nimero hoshye simbikude ibintu bya nimero sharo rwose dafite urabizi ifuha ryanjye n'ifuha oya tuza rwose kirimbuzi wawe mugumane namukoresha wowe ukeneye kumenya ikirere icyo nshaka kumenya wowe icyo nshaka kumenya wowe mumbarise uri kumva hari nk'ukuntu wenda yabazi nka site ikunda gutsindisha abanyeshuri uri kumva ubwo no kuvuga ngo ushaka site itsindisha yego icyo ni kimwe cya kabiri wenda akaba yanampuza n'umwarimu uzi kwigisha muri otoye kore yego sisi n'ubu nabizi ndabizi nuko njye ntajyayo mbona nta mugore utwaye imodoka ngo aberwe njye numva nahengamo uzi ubwo bangira buretse ubundi ninyizana nkaza ntwaye gutya nibwo uzahita ubona ikiza cyane uzayiparika ese mwaka iwanyu nabonye n'inzu yenda kubagwaho ibyo biba ari ngombwa kubinyibutsa usaba kubaciye iwanyu we perime ukazishingukamo ubwo nyine wishinze abamodedari na ba kidoma njye bafite za perime batwara mu modoka nawe ugiye kwishyira mu myanya wakubaciye iwanyu ntupfushe amafaranga ubuza ariko nyine rwari urugero yego ubwo niho toye kore site itsindisha n'umwarimu bitatu noneho n'amafaranga hari nyine ubundi wowe kugira ngo winjire mu kintu ubimere nk'aho ari wowe ushaka kwinjira mu kintu umubaze ikintu cyose kuva ku muntu nkubwire big nya ntabwo nashobora kubisubiramo byose pe umutwe wanjye mba naravangavanga yose umwandikire ikintu kiriho uzazanga ku cyumweru ntakora araruhuka uzamusanga ngaho ku cyumweru kuva nka saa 2 aba hari kuva saa 2 kugera saa 11 z'umugoroba uzaza umusanga aha ngaha umubaze ikintu cyose ukeneye kumenya azakikubwira hari iki ku cyumweru azaba hararuhuka uzaza naho ubundi nyine amahirwe masa wabona nawe bikunze njye nabonye nzayibona kandi ndabyizeye ni ukuri kuraje ushaka no gushobora nshuti yanjye rwose kandi ubwo ngenda nagiye abantu b'Ikigali ntitujya dutinda nicyo nenda kukubaza
oya hari utuntu njya kwanza gukora mu rugo ariko ni iminsi mike nkongera nkasubirayo komeza rero ukore akazi keza n'umunsi mwiza singuherekeza rero oya nta kibazo uri mu kazi nta kibazo bayi sawa umunsi mwiza sawa umunsi uhuriza kandi uwa mugabo wawe soriza se n'uwawe kugira ngo sinkunda umuntu umvugishiriza umugabo washahuriza Niriwe neza papa sava. Ese ubwo ni mwiriwe wa? Cyangwa ari mwaramutse? Ni mwaramutse da. Muraho. Mwaramutse neza. Ko wizinduye na amahoro. Ko wizinduye na amahoro. Amahoro sa muntu ugira ngo ntarimo agenda cyendera umuntu ayabona. Araducika. Reka. Yewega. Mama Sava araho wa? Mama Sava. Muheruka ku cyumweru twagiye gusenga. Ararwaye se? Oya. N'ibindi ibyo burwayi nta bihari. Arwaye umutekano muke. Hanyuma najya mubaze. Ko nshuti ya. Niko utubashya abaturanyi. Ntago wagira n'abana byaye koko. Guteze umuzindaro ko kukava iwacu hose abantu bose Dafi mufite inzu yanyu si ibyumba bitatu na saro kimwe si icyanyu ikindi si cy'abana ikindi si twese twayubatse koko iminota 10 20 30 40 50 isaha imwe isaha ebyiri isaha eshatu mufite abana koko bamaze kugimbuka bageze mu bwangavu koko Dafi umva nta soni ufite koko ariko se wa mugabo we nako wagasaza we waraye ntambike waraye uhagaze uvuye mu gucuragura ahantu ntaza hariho wikorera ku giti cyawe uyu murwayi wo mu mutwe waraturubuye uri ikimara uri igipfayongo ushinzwe iki wowe muri uru rugo wowe uri mudugudu uri mutwara sibo uri mutekano cyangwa uri umwaku wigendera mu nzira ariko ndi umuturanyi ni mama bivuze iki se ko uri umuturanyi ni umuturanyi nababwira ni hano birabangamye isurira batwarira ibutaka none se ibi bindi mbireke aba bana ntago bakeneye umutekano wo mu mutwe papa Sava urifasha ushinguka iwawe mu rugo rwawe ndashinguka yego ushinguka uryaye iki ndashinguka ntuzongere ku ngende Sava ngende Sava ndi Savara ubwo urifasha ushinguka iruhande rw'umugore wawe usiga henye cyangwa aryamye simbizi uza gushinga mu rugo rwanjye uje kumbwira ngo umutekano mukeya uje kubara chambre zanjye iy'abana iyacu y'abakitsi ibyo birakureba wowe bikureba hwiki ariko hari ikintu njya nibaza nukubasara nukubata umutwe nukubarangira nukubitwaye urusororo ndasara njyewe kangahe irusororo kangahe se ubu ndapfuye ntabwo uri muzima Dafi ninjye upfuye ntabwo uri muzima wowe uri muzima ntabwo uri muzima wawe uri muzima ufite umuhungu hariya w'ingimbi ukagira umukobwa w'umwangavu ukagira umwana muto bikarenga umurenge 2 3 njye ninjye mupfu ndavuze ngo nturi muzima wantumbiwe nta soni wa mwakuwe wa munyeshari we wa munyamagambo we se makuru gatara makuru gacunga abantu imbwa igenda ibungera mu ngo z'abantu mu gitondo yewe ubundi imbwa ngahura nayo nanga imbwa mu buzima bwanjye ariko sinjya ntana nazo zihora zidakunda urumbiri wanjye zindurumbiri wanjye nta soni ariko njyewe ni inama twajyaga inama we nande ugira inama ngenga inama nayo mu ruhe rwego icazwa aho ngashyira ikibuno hamwe umbwire niwe wizanya ahangaha ndiko papa Sava nzi wawe ninjye wawe urangaburira wowe unyishurira inzu ahangaha wowe waranshatse
ndi mushiki wawe ndi mubyara wawe ndi nyoko wanyu ngiye mpfana iki nawe ku buryo wifata n'agasuzuguro kenshi cyane papa sava wabibise ariko ubundi ibintu bijya gucika byacitse kera ubundi kera amagambo yari y'abagore abagore amagambo yarababeraga ubusutwa bwarababeraga ariko abagabo b'ubu ngubu ariko n'uburamba urabereye urandushije izina ry'Imana ni waraye kuriya mu borogo ukaba urimo kuvuga icya nka radio baguriye amabuye mashya nubundi uraberewe pe papa sava umva nkubwire wambwira wanagira reka umugore wagobwe papa sava wabaye isutwa wabaye umunyamatiku urumva yawe umugabo w'inzanwa w'imvi we hece ariko ubundi reka nkubwire papa sava reka nkubwire aho mborogera si wawe nta kintu ushinzwe muri uru rugo rwanjye ikindi niba wowe papa sava warashimye intumbi cyangwa ugashinga ingiga ya madwedwe cyangwa ugashima umutiba utikura ntuvuge ntunyeganyege ibyo ntabwo ngewe bindeba ngewe dafi ntabwo ibyo bindeba si amahitamo yanjye wimbuza amahoro ntabwo radiyo ivugira ahangaha iza kuvugira iwawe ruguru hariya ruguru radiyo ivugira iwanjye hano kwa Kirimbuzi Dafi ntivugira iwawe kwa mama sava na papa sava n'undi munsi subuto ntuzongere kunya ku mutwe uri muzima wahaguruka ureba iki mu ruhe rwego ngende muri Dafire ahubwo ngende kwibaza ngo uri muzima uratekereza ufite ubwenge mbese isaha yawe umutwe iri kugiye ngo ushinguke mu rugo rwanjye nkubone mu bitugu nyereka igitsinsino waretse wakubwira akantu kamwe nkagiye vuga guzwa kuvuga ibintu bizima reka nkubwire rero ikintu nshashakaga ukajya uvuga ngo amagambo yari ay'abagore uri isutwa we amagambo yari ay'abagore bamwe nkawe ntange gute nawe rero wigize umugore ikindi cya kabiri rero niba uraruboroga kuriye n'ubu ukaba uri kuboroga utya rwose cyari kinzanye ni ukuvuga nti basi ibintu byacu urubatse nanjye ndubatse tubishyizemo disipurine ko mbiza ahangaha abana bahari ntibari mu biruhuko koko ubahaye agahenge ko ari nabo byangiza mu bwonko cyane bo bakiri mu bugimbi n'ubwangavu ntabwo waba ukoze ariko uravuga oya dore isutwa niye ya original ya caguwa ikanyamatiku kanyeshari kabunza amagambo gateka mutwe radio urumva umuzindaro ukabije waboze icyuma gisya amasaka cyacitse gituragurika nk'injugu hanyuma eshapoma y'imodoka yapfumutse nkiri mu masigano ni njyewe uriyizi none uje kwimarketinga mu rugo rwanjye uri kwiyamamaza mu rugo rwanjye abe mama be papa niwumva hari inama yongeye kuza gutanga hano arewe amahoro meza watinze gutumuka soni ubwo se waje iyo se ni bride shower uje kunkorera niko musara undi mugaza abagabo zitamenye ibyo mu rugo rwabo ibyanga birazireba kerambi Ramuzo, Simbuze. salamu. Yarakomeye. Neze. Makuru y'imisi. Ndaho. Yarakomeye. Ndaho. Nanjye ndaho. Aha nahise. Ya ndimo gutembera. Sawa. Nanjye nawe ubundi atigita ntaha. Yego. Papa sawa. Uraho neza kiri. Raho. Yewe ndakwiboneye pe. Ni nawe twaganira nk'abantu b'abagabo kabisa. Amakuru se yari meza. Yewe. Umeze ute? Nahise mubaze kirimo. Karame. Cyakwe tata we. Uzi ku isi turangiriyeho neza. Gute se? Ese kirimo. Niko utubashya abaturanyi. Ngo uvuge utinuranye na papa saba, uvuge utinuranye na ndimbati, uvuge utinuranye nande. Ntanubwo ntushobora no kubaha nibura abana bya harya mu rugo harinde. Abana bari mu rugo ninde? Ni batatu. Inde nande? Benjamin, Semana, na kamwe gato ka Aurore. Benjamin na Semana. Na kamwe gato ka Aurore. Na Aurore. Nahise shuti. Bari abana nibakuza ko barakuze. Harya biga mu kangahe? Uriya mukuru se ntagiye gukora undi nta mugwa mu ntege inyuma mu wa gatanu
Kawurore karya niko gatoya burya. niko se nshuti ya da. Umuti ngwikize kubwo wanzimije. Yesu we. Ntago ndi ku Umwe agiye gukora icyo wa gatandatu. Yiga mu biki? Yiga primaire. Ntuzi ko se biga bimwe abana bo bita ngo ni ibisozo, ubwo natsinda azajya mu wa mbere. Ariko nuwo kugimbuka bazi gutandukanya icyatsi n'ururo. Nabonye yarazanye n'utwana. Yarasoretse buratangiye gusoreka. Wese Kirembo mubaze pe. Mbwiza ukuri koko. Bariya bana bazakura bate? Bazakura bate? Iwanjye habuze iki? Iwanjye habuze iki? Ubu ndi umugabo wo kubwirizwa indyo yuzuye ku buryo abantu uvuga ngo babuze iki? Nkaba ndarira ijoro iki? Niko indyo yuzuye ndayizi. Uri kumva? Igizwe n'ibyubaka umubiri. Hari ibitera imbaraga. Uri kumva? Hari n'ibigira gute? Ibirinda indwara. N'ibirinda indwara. Ubwo suragira ngo nabyo mbikubwire wumve ko nateye imbere. Yabimbwire nta kibazo. Ibirinda indwara dore ubu hari imbuto n'imboga. Imbuto n'imboga. Yego. Turi kugendana. Ibyo nibigira bite? Ibirinda indwara nyine. Hanyuma ubwo uti mfite imineke, mfite amapapayi, mfite uturima tw'igikoni. Nkagira harya ubwo uragiye nkudetayire nkubwire ibirinda indwara ukwabyo, ibitera imbaraga ukwabyo. Wagenda umbwira ntacyo. Hari ibitera imbaraga. Ibi by'ibinyamisogo ubona. Ibijumba, amateke. Ndabona utari mutoya. Nyunganira harya numve ko nawe waba usiri. Warumbwiye ngo ibitera imbaraga? Ibitera imbaraga. Bitera imbaraga. Ibitera imbaraga tubyita ibinyamafufu. Yego. Ibinyamafufu harimo biriya bikurira mu butaka. Nawe ndabona utari. Harimo imyumbati, yego nibyo nakubwiraga ibinyamisogwe. Harimo ibinyamisogwe. Nako ibirandaranda ubwo ni ibijumba. Ni ibijumba. Ni ibijumba. Nijoro mba nara. Harimo n'intuza. Na biriya byurira urugo ibikoro. Amateke n'imyumbati byose. Nuko nibyo. Akabamo n'ibi byerera hejuru nk'ibitoki. Reba kubitera imbaraga rero. Ibitera imbaraga bura ntabwo biva ku matungo gusa. Ibyo ngibyo ni ibyubaka umubiri. Ewe nturi muto. Ibyubaka umubiri. Ni amatungo urayabona, harimo amata, harimo amagi. Uri kumva? Ariko ibyo si ibyo gusa. Dore ubu nizi ntoki ubona. Izo ziri mu bitera. Nde kubivanga. Nuko ibyo byose mbifite. Byose. Ariko ntukongere kubarira umwana wanjye muri aho ngaho mu mutuku. Ntibibaho. Ubwo sinzi ikintu cyari kibiguteye kuko ndahari ijoro bararya. Ese ko banarya? Kongo iki? Ese jari. Ibishyimbo. Kirembo. Karame. Jampaye. Turanyweye. Turanyweye bando gasogoko. Turanyweye. Zirashoreranye nuko bavugaga ngo araguye n'intuza avuga urutoki n'amateke. Wabibonye baraguye n'ingabo se. Wabonye ko bashoreranye. Turanywa da. Ubu ngiye gusabika rero sasa. Aha ndahera amasaka. Ubu ngubu nabibonye rubeteze ndaruhumuza. Ubu birimo. Dore ibi nibyo. Oya wizikanga turebe iyo zijya. Ibi nibyo nakubwira. Turebe ko zitonda umurongo. Wikwirwa bitinda mu rutoki wanjye harimo ibitoki byo kwera. Sibyo navugaga. Navugaga ntumwana azakura mu gihagararo n'umubyimba mu bwonko nta kirimo. Papa Safa wirengera ariko mu bwonko abana bararya baratsinda neza mu ishuri barakurikira. Nakubwiye ko ibishyimbo bihari iwanjye nta kintu kibuze Papa Safa. Babara rwose amasaka arahari n'uturo tw'umuceri ndadusiga aho ngaho. Ibintu byo kuvuga ukangara inyuma ukambwira ngo mu bwonko se ntibiga ntibatsinda neza. Ubu ndi umuntu wo kutamenya abana wanjye ko batsinda muri ibyo ngibyo. Kirimbo. Karame. Baratsinda ubu ngubu. Baratsinda n'abahanga pe. Uratekereza ko igihembwe gikurikiyeho cyangwa umwaka utaha bazaba batsinda kuri? Bazabibuzwa n'iki? Kirimbo. Uriya rusaku n'urw'iki koko? Kore wumve. Uriya rusaku n'urw'iki? Numva ikisi. Aho urarengeye ntushake kunkorogosha. Oya wintunga inkoni ari. Amaboko yanjye ko ari inyuma. Ko nakurwanya urantungira ikinkoni. Mbabarira.
mbabarira rwose iki jya ubanza umaze nta radiyo meruka na televiziyo nayigurishije kera papa sava ubanza ureke ko oya wivuga menshi impamvu televiziyo ntayumvaga yego urusaku rwahitaga rwamuruka rukagera mu baturanyi ahantu hose ariko ntubaze ibyo koko nta nabwo hagira impuhwe koko wa mugabo si ikize abagore twashatse se n'imashini ku buryo ujya kubaza ukavuga uti ubuvungukira ntibumutarukira mu maso ngo atokorwe iminota 10 20 30 40 40 50 isaha 1 2 3 uraho we ntiwavuga uti wasuye umuborogo ejo hari n'igihe yacika inkanka Safa aho kunzimije ubwo ntiwibeshye ko ndibeshye iki ntabwo ariho wari urimo baza se njyewe kirimbuzi kirimbo kuri umugabo nkabundi Oya. ujya gusaba ko wambwiye uti Ntugatebye muri ayo ngaya. ujya kurongora nkakubera umusaza mukuri iki ntugatebye muri ayo ubuse ntubona isitimu iye ubu Safa oya rwose ntugatebye muri ibyo ngibyo ubuse ntubibona ibigero iyi si WhatsApp bare banyoherereje ngo uwo dukorana akazi yarwaye nkahita mfata kangushye singaha na urayeho ntiritandukanye nkiburiho so ureba sinaye ndwana n'umubuko ariko kazi tuba turi ubundi nkarwana n'ibisamba z'ijoro dore wagiye saa 3 sinje ritandukanye koko ntugatebye muri ibyo nyabona uravugisha ukuri wagiye saa 3 ariko si mpamu ya Mungu umugirene koko kandi saa 4 wari wemvetse oya nega nje ndakubeshya se ibi tuzabipfa turapfikiza ibi tuzabipfa oya nje ntununga intoki dore tuzabipfa nje ndimo ndarwana se saa 4 wari wemvetse turavuga tute se uyu muntu arimo arabaga amagufa nta kinya havuga se uyu muntu ko twamushingiye umukobwa wacu twamushingiye wo kwica wabaza n'abandi bose ntibambwiye bati tuvuganire wo kabyarawe abana bacu bari kubona ibirimo kuba bakumva ibirimo kuba bakabyuka batubaza icyo mwabaye oya yaborogaga nabi wabyiyumviye n'amatwi abiri impamo ya Mungu none ntabwo abiri none ntabwo ntabwo na eko se papa erega mvuye yewe iyo ndi kwatsa moteri ko ngenza gace hititogati kamera nkiri kugira nkuko nabyumvise ubu urusaku rwavara ukagera iwawe ndo kwatsa gutyo koko yahinduye umusyi kuko no kwemveka ntabwo ariko wari usanzwe wemveka reka nkubwire rero aho urankorogoshe ndajya guhaha abandi bakarara baharagata batsi imashini batakoye yifise ubwo se ntabwo ari ubwo se iyo fi nayikomezanya cyangwa fazari nayiguha ukajya kuyirira urumva ngewe najya guhagatwa abandi bakarara batse iyo moteri urumva abandi batasigaye bamenya uko nsigaye nk'uburi wanjye kanze nkwereke n'urwana ariko ntabwo ndwana ariko ubwo ngiye kureba uwo muntu watsi iyo moteri ikava ikarenga imisozi ibiri ikarinda igera iwawe koko nturwane ni mama ya Mungu gerayo ego rata kumbi umusyi yarahindutse niyo mpamvu ndarushenya ariko ako narusenya ndamaze ese ko arimo kwica abana mu bwonko akica abana b'abaturanyi agahambirwa kaseka ko abandi ko ibintu biduhuza twebwe ko bari ibyingo zacu abandi bari ngombwa ngo rubanda rwose rutwote ni akazi kanyu nigendeye njya nahanutse